turagushimye data wa twese uduhaye uyu mwanya wo kubaho kuri benshi bemeye no gutega amatwi no gutanga ubushake bwabo no kuva mu bitotsi byinshi izina ryawe nirihimbazwe tugusabye rero kutuba hafi ngo duhe kumva no kumvira duhe gusobanukirwa ibidukwiriye kandi duhe kuvuga uko bikwiriye n'abumva bumve neza tubyambaje mu izina rya Yesu amen. Tugiye kuganirira hamwe gusa ibyo bita kwirinda kuruta kwivuza. Iyi ngingo ikomeye cyane yitwa kwirinda igizwe n'ibintu byinshi cyane cyakora abantu benshi cyane iyo bayumvishije bumva basa n'ababwiwe yuko hariho ibintu bagiye kubuzwa, ariko reka tunababwire ngo nibyo mubuzwa byose Imana yigize ibyo tubuza aba ari ukutugirira neza. Ubw'ibyo muri magufi mbese Imana n'umushumba w'ubwenge bwacu, niyo mpamvu rero igiye kukuza ibanza kukwigisha. Iyo umaze kwiga rero uramenya, iyo umaze kumenya urasobanukirwa, iyo umaze gusobanukirwa ni wowe wirinda nta tegeko, ahubwo ukirinda kubw'ubushake butewe no kumenya. Muri Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda. Ntibyemewe ko umuntu yirinda atazi. Rero impamvu bavuze turi ubwerekeze gusa ku burwayi cyane cyane ku mashami abiri, turavura kandi tunirinda indwara. Nta muntu uzi ubwenge no gushyira mu gaciro wajya ategereza yuko arwara, ahubwo akwiriye guhora yirinda ngo atarwara, ariko yanarwara kuko hariho izo tutashobora gukumira nk'ibyorezo, izanduza, izikomoka ku bukene, kudakora byinshi. Dukwiriye kumenya neza icyo twakora ngo nibura twahuranye tumenye neza icyo twakwikorera. Rero ubumenyi ntabwo bubikwa mu mubiri ahubwo bubikwa mu bwonko, kandi ubwonko nabwo bufatwa neza. Niyo mpamvu hakwiriye kubanza habaho kumenya, maze ukinjira muri iryo jambo rivuze ngo kwirinda kuruta kwivuza. Ibyo ni bavuga ngo plutôt prévenir que guérir, ko mu Gifaransa babyita. Noneho ubwo rero tuva mu murongo w'abandi bavuga ngo aho gupfa wifuza wapfa wivuza. Ahubwo umuntu yayobora kwifuza kwe kugira ngo nibura kugere ku rugero rukwiriye. Mu mbuto yo kwirinda ni imbuto y'umwuka mu Bagalatiya 5:22-23, muri za ngingo zigize imbuto z'umwuka no kwirinda birimo. Ubwo bivuze neza ngo umuntu ufite umwuka ntabwo ajya hatirirwa kwirinda, ahubwo asanga iyo mbuto yera mu mbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka nazo ziboneka iyo Yohana 14:15 havuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaho umufasha niwe Mwuka Wera. Iyo umaze gukunda amategeko y'Imana, ayo mategeko y'Imana bagizwe n'imigabane 3: hari ukumvira Imana, hari kubana n'abandi neza no gufata neza imibiri yacu. Ibyo bita roi social, nibyo bita bese hari amategeko mboneza mubano n'amategeko mboneza mirire. Yarangiza ayo nayo ari mu mategeko agenga kubaho. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu turi bugaragaze gusa n'abareba biba bigamije iki kandi bishaka iki mu kwirinda. Impamvu ni ukugira ngo turebe ko imibiri yacu yaba mu Batesalonike ba mbere 5 haratubwira ngo mwebwe ubwanyu, imibiri yanyu, umwuka wanyu n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ubwo bigaragara neza ko umuntu azabazwa. Noneho mu Bakorinto ba mbere 10:31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye mu kigwa kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika, harimo ijambo bakoresheje bari kuvuga uwitwa William Miller. Yari umuntu bavuze ubuhangange bwe n'ubutwari bwe, bamuvugaho bake bati uyu muntu uko yari ameze, aravuze ngo en plus d'une constitution robuste, uretse kuba yari akomeye gusa mu mpagarike, le jeune Miller possédait dès son enfance une intelligence sensible au-dessus de la moyenne. Nubwo yakanguye isi akayiburira, ariko uhereye no mu bwana bwe yari umuhanga wumva vuba birenze imyaka ye. Sa soif de connaissance, yagiraga inyota yo kumenya. Mujye mwumva ko byanze bikunze no kwicara gusa dushaka kumenya, ujye wumva ko byanze bikunze uwanze kwinjiza ubumenyi ntabwo urakwinjiza ubuswa.
ugomba kumenya neza ko udakunda ubumenyi ubuswa bwo buzaba ubwawe. Bati son amour d'étude gukunda kwiga kwe, son esprit investigateur, yari afite intekerezo zikashakashaka, et son jugement pondéré, kandi yari afite imyumvire yumva vuba cyangwa se qui allait sans cesse en augmenta, byajyaga bigenda byiyongera kuri we. Si prière igihe abandi biga bakarambirwa kwiga, ahubwo we yariga inyota yo kwiga ikiyongera. Yafati si prière largement à son manque d'études universitaires, nibyo byamufashije nubwo atari yarize université, yagize ubumenyi nk'ubwo abageze muri université bitewe no gukunda kwiga. Ibwo yakunze gusoma. D'une moralité irréprochable, il était estimé pour sa probité, son industrie et sa générosité. Yarakundwaga, yarakenewe, yari umuntu w'umuziranenge, yari umuntu mbese ubwenge bwe bwari bwiza, yarakundwaga bwo kubanguka, yari umuntu w'umushakashatsi, akaba n'umuntu w'umunyabungu. À la force d'énergie et d'application, kubwo imbaraga zikoresha umwete ndetse no gushyira mu bikorwa, tout en conservant ses habitudes studieuses, kandi yakomeje kugaragaza akamenyero ko kwifata neza. Il acquit de bonnes et une certaine aisance. Yaguwe neza hakiri kare. Rero ubumenyi buri mu bintu bitera ishema. Ubumenyi bwongera ubwenge. Ubumenyi n'ababushaka butuma bongera, n'abarangije amashuri baba bakiyarimo. Niyo mpamvu rero aho uri nubwo warangije ongera wiki, kugira ngo ibyo utamenye mwijya mwumva munyuzwe no kwiga ishami rimwe ryo kumenya ngo murishake mu buzima bwanyu bwose. Ubwo wize kubara birahagije cyane, umenye n'amateka, umenye n'ikirere, umenye n'ubutabire, byose wumve ukeneye kubimenya. Noneho kuko uyu munsi ari ukwerekeza ku buzima, mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa mbere cy'igifaransa havugamwo ibintu byinshi cyane, ariko nge nagendereye ko nkora kuri bike cyane, kuri buri ngingo yose ndayigeraho, ariko nsomye bike. Muri icyo gitabo page yacyo 202 mu kigo cya 34 haranditse ngo le vrai principe du christianisme crée en nous une source de bonheur dont on ne peut mesurer la hauteur. Ihamenya kuri ry'ubukristo rirema muri twisoko y'umunezero utashobora gupima impagarike yayo, profondeur, ubwimbike, la longueur, la largeur, uburebure n'ubugari bwabyo. Iyo winjiye mu Kristo nyakuri, birema ni isoko y'umunezero, biragenda bigapima uburembe, bikakwagura. Secret de Christ en nous, source d'eau jaillissant. Ubukristo se niki? Ni Kristo muri twe, isoko y'amazi abeshaho, amazi ahembura. Noneho kwibye jusqu'à dans la vie éternelle, bikazatugeza ku bugingo buhoraho. On peut s'y abreuver sans cesse et ne s'épuisera jamais. Muri isoko y'ubukristo wanywaho buri munsi, kuko iyo soko itazigera ikama. Ntabwo ari nka robine, ntabwo ari nk'utugezi two mu kisi nka twabahimba two kumvura, ahubwo ukunywaho kenshi niko bizagenda byiyongera. Les sentiments d'insatisfaction et la disposition à se prendre continuellement sont une cause de maladie pour le corps et pour l'esprit. Hari impamvu ebyiri zitera indwara: kutanyurwa no guhora wivovota, ni isoko y'indwara ku mubiri no ku ntekerezo. Ubuzima uri kureba, kwicara ntunyurwe, ukumva ibyo ufite ari bike, wariye urambaye. Bibiliya ivuga ubukire, ikavuga ngo niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibakwiriye. Umugore afite uwakorana, afite uwasohokana, afite uwateranana, abana nuko bajya ku ishuri bafite udukweto, bariye mu gitondo na nimugoroba, yarangiza kumva reka n'ubundi uraye ugaramye wigaragura usa n'urukuribwe n'ibiryanye, yarangiza kubw'ibya runaka afite cyangwa yaramukanye akazafita kurusha n'umushahara. Ntabwo wemerewe kuba umunebwe no kudashakashaka, ariko kwiriye no kunyurwa n'ibyo wabonye. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu ibyo ni intandaro y'indwara. Ce qui en soit affligé ne possède pas l'espérance qui pénètre au-delà de voir. Abantu babajwe no kutanyurwa ntabwo bajya bacengera ngo barebe hirya y'inyegamo y'Imana yabateganyirije mu buzima. Imana irateganya rero, kubw'ibyo tugomba kugira amaso acengera, kumenya neza ngo ibyo ndafite none buri Imana yabiteganyirije ejo, ibi ndafite none ubwo Imana yabonye ari byiza kutabigira, wenda yabonye mbigize nabizira, yarangiza kuko hariho n'abagira ibintu uwo munsi bakabahiga uwo munsi. Ibyo rero nabyo tugomba kubimenya.
La religion de la Bible n'ennuie pas la santé. Iyobokamana rya Bibiliya ntabwo rikwicisha inzara, tirikwicisha inyota, tirikwicisha kwiheba, tirikwicisha kubw'ibyo. Iyobokamana rya Bibiliya ntabwo ryagwa nawe ubuzima bwawe. L'esprit de Dieu est au contraire le meilleur des remèdes. Ahubwo umwuka w'Imana niwo muti mwiza uruta iyindi yose ku isi. Le ciel ne connaît pas la maladie et plus la maladie se placera sous l'influence divine. Ijuru nta ngwara zibayo, ntabwo baza burwayi icyo ari cyo. Uko umurwayi arushaho kwegerana n'ijuru, plus sa guérison sera assurée. Niyo mpamvu mu ngingo ya mbere kwizera irimo kwegerana n'ijuru, nabyo n'ubwishingizi bwo gukira indwara. Kubera iki? Hari impamvu. Hepfo aravuga ati le péché avec ses désirs insatisfaits, icyaha kimwe no kwifuza kwacyo kutanyurwa kwinshi, est la cause certaine d'un grand nombre de maladies dont souffrent les hommes. Icyaha giherekejwe no kutanyurwa kwinshi ni intandaro y'indwara nyinshi abantu bagwaye. Le Christ est le grand médecin de l'âme. Humura ya wizera, Yesu niwe muganga mukuru w'umutima wawe. Les pauvres pécheurs ont besoin de mieux connaître celui que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ukuri umunyabyaha wese umutindiha umunyabyaha wese akeneye kumenya neza wa undi Yesu wavuze ngo niwe bugingo, ubugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari we Mana. Il faut avec patience et bonté, mais aussi avec ferveur, leur enseigner comment ouvrir toutes grandes les avenues de l'âme et laisser les rayons de l'amour de Dieu illuminer les plus sombres le coin de l'esprit. Mureke abantu bigi, nibamara kwiga bizagende bite. Mubinyuriye mu kwihangana no kugira neza, mureke n'umwete mwinshi, reka abantu bige uko bakingura imitima yabo, maze bareke umurase w'urukundo rw'Imana ucengere ahari hijimye ho mu ntekerezo. Buriya abantu bafite ibyumba byijimye, bafite ibyumba babitse mu bukene, bafite ibyumba babitse mu bugwayi, bafite ibyumba babitse mu inzangano, bafite ibyumba babitse mu umutima mubi. Hari abantu bafite ibyumba babitse mu ishyari. Bafite aho hose ibyo ni sonderekwe n'utuntu tw'utuguni dukeneye kurasigwamo n'urukundo rw'Imana, maze bagakunda Imana, yarangiza bakabona urukundo Imana bakunda, bikababyarira gukunda abandi, bigatuma bibagirwa ibyo baramukanye n'ibyo bafite bibaguye nabi, ahubwo bakinjira ibyo nabyo biravura. Rero niyo mpamvu ubwo bivura rero twashatse gukurikirana noneho aho ngaha burya ubuzima budahenze bugizwe n'ibintu nibura bigereka kuri 7. Ntabwo byose turi bubyiga ingingo ku ngingo, kuko umugambi kwa rukora ubuzima budahenze umuntu atabona abanje kujya muri MRI ni ukwizera Imana. Icya kabiri ni ukugira ubwenge. Ibyo ntabwo wabanza wajya mu mashuri kwishura umuntu akura ubuhanga, ariko ubwenge umuntu abukura ku Mana. Gatatu ni ukurya ibyiza kandi neza, kuko hariho n'ababifite babirya byiza ariko kubirya nabi gakabatera indwara. Kane ni ukunywa amazi ahagije. Gatanu ni ugukoresha umubiri. Gatandatu ni ukuruhuka bihagije. Karindwi ni ukugira neza. Izi ndwara iyi ni imiti ariko izana ubuzima, ariko mu buryo nyirabyo wabugeraho adahenzwe. Ibyo ndaza kubivugaho cyane, ariko nibura reka mbanze mvuge kurya neza. Kwizera Imana ho nabirangije. Umuntu namara gukunda Imana akamenya ko Imana imuteganyirije ibyiza watakwigezaho, ikaba yarabiteganije. Ko Imana izakurutira umwana, Imana ikakurutira amafaranga, Imana izakurutira umubiri wawe, Imana izakurutira akazi, ko y'ubwayo gusa yaguteganyirije icyiza utarabaho. Uko kuyizera ukayitegaho amakiriro nabyo ni umuti. Kubera iki? Imara irungu hatari gushira, ikamaruke naho utari gushira, ikagoboka aho undi muntu atabonye, ikamenya guhumuriza undi muntu we atazi ibyo urimo. Yarangiza kubw'ibyo kuyizera nabyo ni umuti. Ku ngingo yo kugira ubwenge ni umubwiriza 7:12, ubwenge ni ubwugamo nk'uko ubutunzi ari ubwugamo. Buriya abantu benshi cyane bajya bihisha munsi y'ubwenge, nk'uko izuba riva umuntu akajya munsi y'igiti kandi imvura yawe akajya mu nzu. Uko niko abantu benshi cyane bafite ubwenge bajya munsi yabwo, yarangiza ibi bibasiye bikabananirwa. Noneho buryo ubwenge ni ubwugamo. Ariko akamaro ko kumenya byo bita avantage de la connaissance ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Kujya burinda ubugingo, amaraso akarindwa. Bivuze neza ngo uraruhangayitse byonyine ubwabe gusa, kujya gucya byonyine udasinziriye gusa
ijoro rimwe gusa udasinziriye bucya ujimije insoro ntuku 800 ari uko utasinziriye gusa. Wasinzira neza ya masaha 8 yabigenewe ukabyuka uyafite yarangiza ukawagiza amaraso meza. Rero kubw'ibyo utasinziriye yawumva ko wahombye wajimije kanini cyane. Rero ugomba gushakiriza ndetse kandi tunakwiriye no kujya kuryama uvuga ngo umenya ntari gusinzira. Uyi ubwo bwije yawe imenya kuri businzira. Yarangiza kubera iki? Imana ni umurinzi, Imana ni umufasha. Kubw'ibyo kugira ngo nibura urebe ibyo 800 ujimije utasinziriye kuzabigarura ejo wibuke ko urabyukana ubute, urabyukana gahunda nke, urabyukana umushiha, urabyukana uburangare bitewe nuko amaraso yawe hariho hatari kugera. Usa n'utetse inkono ariko ishirira. Ibyo rero kubw'ibyo ubwenge n'ubwuga mu burinda amaraso yusinzira ni mugoroba base we kuba wawe ngo nuko gusinzira ngo atarota uya yawumva ko gusinzira nabyo ari umugabane umwe Imana yageneye umuntu. Ufashe igitabo cyitwa Gardez votre cerveau jeune ukajya kwa page yacyo y'ijana niho wabona Gardez votre cerveau jeune ugasoma ku page yacyo y'ijana hakubwira ngo une alimentation saine est la pierre angulaire de facteur déterminant d'une bonne santé générale. Ibyo kurya byiza ni ibuye ry'urufatiro rifatira umwanzuro umuntu kuzamugeza ku buzima rusange bwiza, ku buzima bwiza rusange. Bien dormir umaze rero kurya neza yusinzira neza. Boire une quantité d'eau adéquate yunywa amazi ahagije. S'exposer à la lumière du soleil yakota izuba aho riri. Faire de l'exercice de façon régulière yukora imyitozo ngororangingo uko bukeye nuko bwije. Abaisser le degré de stress gabanya ibiguhangayikisha. Et maintenir les interactions sociales yukomeza kugundira imibanire yawe myiza n'abandi. Ubwo ni uburyo bwo gutegura imiti idahenze. Arakubwiye ngo jurya neza. Wakwaza uti kurya neza siniki. Ntabwo ari gushaka amoko ibyo kurya by'abazungu. Oya ni bya bimera ni ibyo kurya. Reba ko buri munsi wariye proteine, reba ko buri munsi wabonye ibinyampeke biryoherera. Yarangiza ubwo umerebe neza ko ufite amavuta mu maraso ya mu gitondo ugiye gutangira kurya ambe gukora. Noneho wongere urebe ko ufite imyunyungugu ikomoka mu mbuto cyangwa mu mboga, wongere urebe ko ufite amavitamine. Yarangiza wongere urebe ko wanyoye amazi. Ubwo ni bwo burya wariye neza. Nka proteine bakubwiye ko umuntu afite proteine wamenya neza uti se proteine ni ibintu ki bimeze bite. Ntabwo bareba ku isahani ko byuzuye gusa ahubwo bareba ko byujuje ibyangombwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa imitekere itera ubutaraga page yacyo ya 21 haranditse ngo proteine zimaze iki. Umunyabutabire w'umuhorande witwa Mulder wakoresheje mu mvugo yoroheje ijambo ry'Igiriki protein risobanuye ikiza ku mwanya w'ibanze. Proteine bo bivuze ngo ikiza mu mwanya w'ibanze mu buzima. Noneho kubw'ibi yaravuze ati burya proteine ni ibyo kurya bishinzwe kubaka, bizana ibikoresho bimeze nk'imiganda ikururuka yibanze mu kubaka imihore. Iyo bivanzwe n'amazi n'imyunyungugu kubaho kwabyo ni ingenzi mu iyubakwa rya za miliyari 30 byingira mu buzima fatizo zigeze umubiri w'umuntu. Ubwo urukumva kubo uwabonye proteine ariko akaba yanyoye n'amazi ariko mu byo yariye hakaba harimo ya myunyungugu iva ikunda kuboneka mu mboga no mu mbuto. Proteine zikubakira ingira ubuzima fatizo zari kubakika ko zisaza buri munsi. Izo serire zirasaza buri munsi. Urahaguruka zigasaza, wavuga zigasaza, wagenda zigasaza, wakora zigasaza, wapanga zigasaza. Mbese buri munsi gakora gasaza kagasubizwamo na proteine ariko wanyoye n'amazi kandi wabonye n'imyunyungugu. Kubw'ibyo rero umurimo si ukubaka gusa ahubwo no gusanura hasaza n'ahasenyuka buri kanya. Si ibyo gusa ahubwo proteine zifite uruhare mu gushyiraho abasirikari nk'inkingira mubiri bashinzwe kurengera umubiri igihe utewe. Noneho urukumva ko proteine ari ikintu gikomeye cyane. Kubw'ibyo rero wabisoma mu cyo gwita santé de la marmite page ya 23 niho wabisanga. Inyuma akamuri zirema mu byo kurya byubaka zirema mu byo kurya byubaka ingirabuzima fatizo. Fati umuntu mukuru akeneye buri munsi grame imwe y'inyubaka mubiri
kuri buri kiro kimwe cy'uburemere bwe. Ubwo biravuze ngo ikiro kimwe inyubakamubiri, ibiro 10 inyubakamubiri 10, ibiro 50 inyubakamubiri 50. Ubwo birakubwiye ngo uba ugomba kumenya ko buri munsi uri umuntu mukuru ugomba kuba ufite inyubakamubiri. Kubwo kuzibura rimwe na rimwe kwirigwa utari inyubakamubiri zihagije, birahagije kugira ingingo zisaza mbere y'imyaka yawe. Izo zashonje zose aho wiriwe utaziriye, ubwo wiriwe washajishije utagira ibisanura. Kubw'ibyo rero harakomeje ati nubwo inyubakamubiri zikomotse ku bimera arizo nziza bitewe n'akamaro kazo kandi zikaba zitagira ingaruka, ntibibujije ko umwana agomba guhabwa intungamubiri zikomoka ku matungo. Ubwo icyo gihe ni nk'amata n'ibindi byinshi. Noneho ariko ngo kuko ari umwana rero ntabwo ndi butindeho cyane gusa, ahubwo ko umugambi ni ukunyura ngo twumve neza ibyo bisabwa. Ni imiganda yo kubaka no kurema ndetse no gusana ingirabika n'ingirabuzima fatizo. Icyo ni kimwe. Nizo zigize umwanya w'ingenzi mu bigize ingirabuzima fatizo n'imyubakire y'impagarike hafi ya yose, kuruhu, umusatsi, gukiza ibisebe, akarandarye ko mu nzira zigogora, insoro ntuku, ibinyita, imihore, ingingo n'amagufa. Menya neza ko umuntu utariye proteine uwo munsi ubwo byose byashonje. Gatatu, zitera umubiri kuguhagarara neza no kuvuga kurinda amaraso gusharira, gushyira ku rugero ingano y'amaraso no kurema amazi y'umubiri. Ubwo urukumva kubwa proteine zifite akamaro kanini cyane. 4, ikora nk'umusemburo mvuzo, korohereza imihendagurike y'umubiri. Yarangiza kubumbabumbira hamwe ubuvungukira bw'ibyo kurya bukagera aho bukenewe mu mubiri ngo bukore umurimo wabwo. Proteine nizo zijyana ibikenewe mu mubiri, ari byo amavuta, intungamubiri, imyunyungugu, umwuka mwiza wa oxygen ugera mu mubiri bitewe na proteine. Niyo mpamvu mwumva hari abantu bayibuze yicaranye n'abandi ngo bari kumucura umwuka. Yarangiza umwuka mwiza wa oxygen igizwe n'urugimbu rwiza rutaremereye, ikarukwiza mu mitsi minini, ikagera n'ururemereye. Ijyana mu mwijima ni proteine, rugahinduka indurwe ariyo ishinzwe igogora. Ndasoma n'ibintu 14 bibamwo proteine ku buryo utayiriye ajya amenya neza ko, cyangwa utayibonye hagije ajya yumva ko ubwo yahombye. Proteine irakenewe cyane kugira ngo itere amaraso kuvura igihe bikenewe. Ni imwe mu bigize imisemburo ngengamubiri myinshi. Ibinyabutabire byoherezwa mu rugendo rw'amaraso kugira ngo bishyire kuri gahunda imikorere y'ingingo. Rubango imibiri ishobora gukora ikajya ku ngingo, bambe imikorere y'ingingo ikaba myiza bitewe na proteine. Proteine niva mu ingiramubiri zikora imirimo myinshi y'ingenzi mu gutabarana imbaraga z'umubiri, kuvumbura abanzi, kubangukana ubutabazi, kuburizamo abanzi b'umubiri, kurinda uruhu n'uturandagire tw'umubiri, kwirwanaho kw'impagarike. Proteine itanga ururenda ruhuza ingingo bikazitera kwirwanaho, nka keratinine irinda uruhu igakomeza umusatsi n'inzara. Proteine niyo ibyara amashereka, niyo ibyara imbaraga, ni ingenzi cyane mu gutanga imbaraga. Ifite umwanya mu kutuvungukira dutanga imbaraga tw'ingenzi mu mikorere myiza ya mitochondrie ibyara ibyo bita ATP. Mu bintu bibiri bisigaye byayo, kwinyagambura kw'imihore gukomoka ku nyubakire yo mu bwonko bwa actine na myosine. Proteine zirakenewe cyane kugira ngo umuntu abashe kureba neza. Urumva kubwo ni uburyo 14 proteine wariye zikumarira. Rero ubanza ubumenyi icyo bukeneye no kumenya ngo none zivahe. Ibyo ni biri mu bishyimbo, ibyo ntabwo binganya. Ufashe imboga ziri hasi cyane kubireba na proteine. Ufashe ibinyampeke nk'ingano n'amasaka, ibigori biri hagati y'8 na 14. Wafata ibishyimbo biri hagati ya 12 na 20. Wafata ubunyobwa na soya bikari hagati ya 26 na 36. Wafata yitwa spirulina ikabikuba byose ikabiruta, kuko
ikuba kabiri soya, yarangiza ubwo ni muri proteine, warangiza wazamuka ufashe nka za sezame ikaruta nayo ubunyobwa na soya. Kubw'ibyo rero umugambi kuko ari ukumenya, kuko kumenya niko kurinda ubugingo bwawe. Imirire myiza irakenewe, ariko umuntu akeneye no biba ngo bien dormir, agomba gusinzira neza. Impamvu bien dormir cyangwa se gusinzira neza nabyo bikenewe, harimo ijambo ryakoreshejwe, iryo jambo nakunda ko buri wese yabimenya kugira ngo nibura ngo même s'il n'est pas directement influencé par l'alimentation, le sommeil permet d'élévation du taux d'hormones de croissance et aide à guérir le système nerveux. Nubwo bidahera ko ibitotsi bigenda ngo byivange n'imirire myiza, ariko imirire myiza ituma gusinzira kure imisemburo ngengamubiri y'igikuriro, kandi bigafasha gutuma ubwonko imitsi yumva ikora neza. Urukumva ko ubwo umuntu hirya yo kurya neza hakwiriye gukurikiraho gusinzira neza. Mbese jurya bitari byarenga saa 4 mu gitondo, wongera urye bitari byarenga saa 12 nimugoroba. Abantu biye batungwa no kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro, ahubwo nibajye barya kabiri ku munsi. Nubwo nabyo turubirebaho ngo turebe icyo bifashije gusinzira neza. Même s'il n'est pas directement influencé par l'alimentation, nubwo atari ko bihera ko byakuruka ngo byahuranya ngo byerekane neza ko mirire myiza itera ibitotsi, le sommeil permet d'élévation des taux d'hormones de croissance. Ibitotsi bituma umusemburo utera igikuriro wiyongera, et aide à guérir le système nerveux, kandi ibitotsi bigafasha mu gutuma imitsi yumva ikora neza. Le sommeil réduit également le stress. Iyo umuntu asinzira neza bigabanya guhangayika. Et le taux de cortisol, hormone qui peut avoir une influence négative sur le cerveau. Iyo bigabanya cyarangiza uyu musemburo wo mu rwego rw'ibyo bita cortisol, ari nawe utuma byanze bikunze abantu benshi cyane bakunda guhangayika. Sans sommeil, nos muscles ne guérissent pas. Iyo umuntu adasinzira neza, imihore ye iyo irwaye ntikira vuba. Ubwo ibisebe bimwe ntibyakira, za rubaga impande zakira, et nos cerveaux n'apprennent pas, kandi ubwonko bwacu ntibuba bukiga. Iyo umuntu adasinzira neza imihore ye ihora irwaye, kandi ubwonko bwe kwiga bikabunanira. Tout programme visant à stimuler le cerveau ou à maintenir le bon fonctionnement du système nerveux doit comprendre un sommeil réparateur. Ibintu byose, gahunda zose zituma ubwonko bw'umuntu bukora neza kandi bugatunganya ibyo bushinzwe, bikwiriye guhora buri gihe bibona ibitotsi kugira ngo byisanure. Uko ubwonko bukora birakenewe ko umuntu asinzira. Le manque de sommeil a été lié à une baisse de la fonction cognitive chez les personnes âgées. Cyane cyane kubura ibitotsi gutuma ingingo z'abakuru bose ko mu mavi, mu biganza, za rubaga impande, imihore kumagana, bituma bigenda bigabanuka. Un moyen de maintenir votre cerveau et votre mémoire en santé et de dormir. Uburyo bwiza bwo gutuma ubwonko bwawe buhora bwibuka bukagira amagara mazima no gusinzira. Ibyo birakenewe. Si vous avez à cœur de la garder en pleine forme, vous devez prêter attention à vos habitudes de sommeil. Niba ushaka kuzahorana ubwonko bukora neza, ugashaka gusaza neza, gukora neza kw'ingingo, ugashaka gukomera, jya wumva ko ari ngombwa kwita cyane kukamenyera ko gusinzira neza. Ibyo kubera iki? Pendant le sommeil de stade 3 et 4, mu bitotsi byo mu rwego rwa 3 n'urwa 4 ko umuntu agira ibice bine, le sommeil paradoxal niko bwitwa, niko ibyo bitotsi byitwa, l'énergie est restaurée et l'hormone de croissance est sécrétée. Muri ako kanya ntabwo bitinda, imbaraga ziravugururwa, intege mbese muri wo kumva ufite imbaraga wasinziriye. Kabiri, umusemburo w'igikuriro nawo ukiyonge ukaremwa. Cette dernière est essentielle à de nombreuses fonctions du corps: croissance, développement et force musculaire. Uyu musemburo wa nyuma w'igikuriro, uwo musemburo ngengamubiri byo bita hormone de croissance, utuma iyo umuntu awufite umubiri we ukora neza,
kabiri igikuriro cy'ingingo kikiyongera, gatatu gutera imbere kukiyongera, kane mu mihore hakaza mu imbaraga. Ibyo nicyo gituma umuntu yadasinzira neza nawe ahorana intege nke. Niyo mpamvu tugomba kumenya izo ngingo. Rero aha nari mpatindiye kugira ngo abantu bajye bamenya neza ko kurya kare ni byiza ko umuntu arya akaryama hashize hagati y'amasaha 2 n'3 yariye, kugira ngo ibitotsi bibye kubamo inzozi nyinshi. Rero nk'abantu benshi cyane mujye murya mu gitondo mutangira akazi mwariye nk'uko imodoka itangira akazi yanyoye essence kandi bapimye amavuta kwangana. N'umuntu nawe akeneye ibyo bita avant de prendre un voyage il faut ménager sa monture. Rero ntabwo twagerageza gusa na twashaka ngiye kunyarukira ku mazi no ku miti ahazigare buri wese amenye neza. Icyo twadushaka buriya tuvuze ku bintu bibiri, ni uko ubuzima bwawe mu kwirinda ukeneye proteine, mu kwirinda ukeneye gusinzira. Tugiye ku mazi rero kugira ngo turebe icyo twakora ngo nibura nitunywa amazi turengobye byaba bimaze iki. Mu kunywa amazi ntabwo amazi bayanywera inyota, ahubwo amazi bayanywera amakene y'umubiri. Amazi ntabwo bayanywagagura, ahubwo amazi ni ikinyobwa kigomba gukora maze kikagwa neza abantu, kandi umuntu akayanywa nk'itegeko ry'ubwenge atari itegeko ry'idini. Icyo ni kimwe, si itegeko ry'ubukene, si itegeko ry'idini, ahubwo ni itegeko ry'ubwenge rishingiye ku bumenyi. Ibyiza by'amazi birahebuje. Binyuriye mu gusohora ibyuya, amazi agira uruhare mu kugabanya ubushyuhe bw'umubiri. Iyo ubonye ukabona utangira kuryama wagera mu masaa 7 y'ijoro ugatangira kwiyorosora, umubiri wawe ukubwiye ngo hahuye n'ingorane ebyiri: amazi abaye make cyangwa imisemburo ngengamubiri yo kubyara iragabanutse cyane. Ibyo rero niyo mpamvu binyuriye mu gusohora ibyuya, amazi agira uruhare mu kugabanya ubushyuhe mu mubiri, ajyana umwuka mwiza n'ibiryoherera hamwe n'amavuta akenewe mu mihore iri ku murimo. Ibyo ni amazi abikora, agafata ibiryoherera hamwe n'amavuta akenewe mu mihore ku murimo. Gatatu, asohora ibisigazwa by'imyanda nka carbone cyangwa indurwe zikomoka mu mara, ubwo yarangiza bigatuma umuntu atanukira abandi. Kane, atera ingingo koroha zigashobora guhina no guhinura, kandi agatera ubutaraga mu ngirabika zose. Urukumva ngo aho ni akamaro ko kunywa amazi. Gatanu, ashyira uburemere bw'umubiri ku rugero rukwiriye. Gatandatu, akoresha neza amatembabuzi kandi agafasha imvubura mu kuyasohora. Ubwo iyo bavuze ku butembabuzi, ubwo mwumve ko kububaka ingo, ku bushobozi bw'abagabo, ku bushake bw'abagore, amazi abigiramo uruhare. Afite uruhare runini mu gutunganya imikorere y'impyiko. Ubwo amazi arakenewe, si ngombwa gutegereza ko muganga azayagutegeka ngo impyiko zawe zikeneye amazi, ahubwo ujye umenya ko buri munsi impyiko zikeneye amazi angana na litiro 1.5 ku mubiri w'umuntu buri munsi, kandi atanyowe uri kurya. Ubwo bivuze ngo ujya kurangiza nkuko boza amasahani mbere yo kurya, ni nako umuntu yoza ingingo mbere y'uko arya. Rero kubw'ibyo ashyira urugendo rw'amaraso kuri gahunda nziza. Ubwo amaraso ajya mu mubiri nagaruka ava mu mubiri aza mu mutima ngo yoge, byose amazi afite mu ruhare mu gutembera kwayo. Agashyira urugendo rw'amaraso kuri gahunda nziza, afasha mu kongera amacandwe no kurema amarira. Ubwo nuvuga ngo ijisho kugira ngo ryorohe, igihe utokowe byivanemo, igihe besa ijisho rihora ryoroshye, za infection ze kwinjiramo, kuko uko tureba dutya gusa infection ziturutse mu kirezi ya mu maso, ariko zisanze mu amazi ntabwo umuntu akugunda kugwara ubusabusa. Afasha impagarike kwinyagambura, ashyira ubushyuhe bw'umubiri ku rugero, aruhura imitsi yumva. Aya mazi yasanga mu bice byose by'umubiri bw'umuntu, ariko cyane cyane mu bihaha hakeneye amazi 90%, mu maraso hakeneye 82%, uruhu rukeneye 80%, imihore ikeneye 75%, ubwonko bukeneye 70%, amagufa akeneye 20%. Mu gitabo cyitwa ibanga ryo kubaho neza paji ya 31 niho muzasanga aya magambo.
waba uri muzima cyangwa urwaye, amazi meza ni imwe mu migisha iruta iyindi ijuru ryatuhitiyemo. Umukene kuyashyikira biroroshye, isi amazi aruta ubutaka, kuyabona biroroshye kuri buri wese. Litiro y'amazi ntabwo ingana n'iy'amata, iy'amazi ntingana na litiro ya erayo, iy'amazi ntabwo ingana n'iy'inzoga ku bazinywa. Yarangiza ahubwo amazi agura make, yarangiza ku muntu wese uyashaka yayabona bitagoye. Ndetse amazi ibihugu bigira imipaka, ariko inzuzi zinyura mu bihugu byose. Kuba uruzi nka Nile ifite amasoko hano mu majyaruguru, ariko iragenda ikagera mu mupaka wa Tanzania n'u Rwanda, ikagenda ikazamuka ikazagera i Buganda, ikazava i Buganda ikanyura muri Kenya, ikazagenda ikazamuka ikanyura muri Sudani, ikazagenda ikagera muri Egiputa, ikirwa mu nyanja ya Mediterane. Aho hose ntibajya batangira ngo mbaye amazi avuye, nta rese pass abazwa. Kubw'ibyo ni kukwereka ko amazi afite akamaro kanini cyane. Kubw'ibyo ndetse no mu bigurishwa biteranywa neza kandi bigahurirwaho n'amahanga, n'ibyo birimo. Waba uri muzima cyangwa urwaye, amazi meza ni imwe mu migisha iruta iyindi irusha ijuru ryaduhitiyemo. Kuyakoresha neza bituma turushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ni ikinyobwa Imana yatanze ngo kimare inyota abantu n'inyamaswa. Kuyanywa igihe cyose bifasha umubiri kubona ibyo ukeneye kandi bikawunganira mu kurwanya indwara. Ni igitabo cyitwa Inama ku mirire, paje 419 mu Cyongereza, ndetse no mu Gifaransa ni 503. Ibyo rero amazi kuyanywa, kuyakoresha si ubunyedini, ahubwo ni ubundi buryo bwo gushaka ubuzima. Kubw'ibyo rero niba ibiti biyabura yarangiza bikuma, imyaka yayabura ntikure, yarangiza amatungo yayabura ntakamwe, yarangiza umuntu akwiriye kumenya neza ko we amufitiye akamaro karuta ayikibyo byose. Ibyo wabisanga mu gitabo cyitwa Gardez votre cerveau jeune, page yacyo y'128 harimo aya magambo agira ati: kugira ngo twumve akamaro ko kunywa amazi utanyoye uri kurya. Haravuze ngo buvez suffisamment l'eau pour favoriser le processus de détoxication dans le foie, les reins, la peau et le côlon. Yunywa amazi ahagije kugira ngo gusohora imyanda, umurimo wo gusohora imyanda mu mubiri wawe wiyongere cyane cyane. Amazi akura imyanda mu mwijima, amazi akura imyanda mu mpyiko, amazi akura imyanda mu ruhu, kandi amazi agakura imyanda mu rura runini. Ni icyo bakubwire ngo yanywa. Noneho yanywa kugira ngo umwijima wawe we kwa mu rugimbo, umwijima wawe we kwa mu myanda, umwijima wawe we kwa mu mavuta menshi, umwijima wawe we kwa mu munyu mwinshi. Amazi ni icyo bayanywera, ni ukugira ngo umwijima woge. Kabiri, ni ukugira ngo impyiko zoge. Gatatu, ni ukugira ngo uruhu rwoge. Kane, ni ukugira ngo amara yawe manini yoge. Ni icyo banywera amazi. Kubw'ibyo rero ndagira ngo igihe cyose turi kwiga, umugambi ni kugira ngo umenye rya jambo ritubwira ngo kwirinda kuruta kwivuza. Ku ngingo ya ivuga gukora umubiri nayo iravuga neza, haravuga ngo buje, ugerageza gutuma umubiri wawe winyagambura. Utembera mu mbuga niba uri n'umusaza, usohoka igipangu birashoboka. Yuriya buri munsi ko impagurika yawe yahagurutse, irunama, iritambika, iraterura, iragenda, yarangiza. Ibyo bita buje. Ugomba kwinyagambura. Impamvu l'exercice physique ne stimule seulement le cerveau mais également notre système lymphatique. Dore kwinyagambura, kunyagambura umubiri w'inyagambura ntabwo bigirira akamaro ubwonko bwawe gusa, ahubwo bituma n'ubutaraga bwawe nabwo bukorwaho. Amaraso yawe aratembera maze ubutaraga. Voie de drainage importante qui a besoin de contraction musculaire. Hari aho amazi arega mu mubiri, mu hagati y'amagufa, hagati y'imihore, mu mitsise, akaba adashobora kuvamo igihe cyose utinyagambuye. Niyo mpamvu kumera rero nko kundi iyo umuntu atinyagambura, ubwo bameze nk'igishanga cyakira amazi yose, aya mazi akazanukiramo. Kubw'ibyo ariko iyo harimo umugezi, umugazi ukamura cya gishanga. No kugenda nako kumeze nk'umugezi utuma aho amazi mabi y'ibisigazwa
byasigaye mu mubiri asohoka neza, maze bigatuma bango uko kwinyagambura qui a besoin de contraction musculaire, bikeneye umubiri kwinyagambura kw'imihore pour excréter des toxines, kugira ngo imyanda irimo yisohore, yikamure, ivemo. Nguvuga impamvu kunywa amazi birahagije, no kwinyagambura nabyo birahagije. Kubw'ibyo rero nibwira ko buri wese yaba yagaragaje kumva ko bikenewe mu buzima bwe kugira icyo akora ngo nibura ye kurangara, ahubwo tubashe kumenya neza icyo twakora mu buzima bwa none. Muri gihe duteka rero pour prévenir la formation de radicaux libres, kugira ngo tugerageze kwikingira ibitera indwara zo mu rwego rwa za kanseri zo bita zibizerera amaraso, la cuisson vapeur est habituellement très sile. Guteka ibyo kurya usa n'utekesheje umwuka birakenewe cyane. Ndagira ngo byose nta nubwo nshaka kubitindaho cyane, tugomba no kuzajya tugira igihe cyo kurya icyo bise ngo la régime à base d'aliments crus. Mu buzima bwawe ugerageza no kugira igihe wageneye kurya ibyo kurya bidatetse. Ibyo ni igihe cyo kwirirwa imbuto, yarangiza ariko uziririwe, ntabwo ari imbuto gusa, kuko imbuto ntabwo ziri mu byo kurya bikize muri proteine, ahubwo zirakize mu byo bita imyunyungugu. Kandi umubiri ntiwawubakisha imyunyungugu gusa, byaba bisa naho ariko guhomesha inza amazi. Rero ntabwo byaba bihagije, birakwiriye ko umuntu amenya ibi. Pour la plupart des personnes, de nombreux légumes ont besoin de chaleur ou d'être accommodés pour être appétissants. Les courges par exemple, ni koko ibyo kurya kuri benshi, ibyo kurya byinshi bikeneye ubundi bushyuhe buto cyane bwo kugabanya urushyamba kugira ngo nibura biryohere abantu, cyane cyane nk'ibikomoka ku bihaza. Mais plusieurs légumes sont très agréables consommer cru, ariko hari imboga zaryoha ari uko ziri ari mbisi, nka karoti uyiriye ari mbisi ntacyo byaba bitwaye. Hariho n'izindi nyinshi cyane. Le poivron vert, ibyo reka wenda bigiyeho kare cyane. Plusieurs légumes sont très agréables consommer cru. Le poivron vert, poivron y'icyatsi kibisi wa rouge, yitukura, jaune, y'umuhondo, peuvent tout simplement être lavés et pépinés. Wayikatakata neza, ukayoza neza, ukubanza kuyoza ukabona ukayikata, couper en lanières et manger tel qu'elle est ou avec une trempette de nourrissante. Cyangwa ukayirya nk'ukwiri cyangwa ukayivanga n'ibindi byo kurya biryoshye, ubwo washyira nko mu masose. D'autres légumes comme le brocoli peuvent être savourés de légumes façon na brocoli nayo yaribwa cyane cyane muri kino gihe. Hariho iriya bita Helicobacter pylori, yo bita H pylori. Ishuri brocoli niyo ya mbere mu gukumira, kuko abantu bose bafite ikibazo cya Helicobacter pylori, yarangiza ako kantu k'ingwe gasimba, yarangiza gafata mu nzira igana mu mukondo ugana mu mara. Birakwiriye ko abantu bakunda gukoresha chou brocoli, kandi bakunda gukoresha inanasi. Cyabihuze chou brocoli ikoreshwa mu gitondo kugira ngo ujyane amavuta yerayo, nimugoroba inanasi uyikoreshe, cyangwa uje bigurandura. Yego chou brocoli uyirye nta mavuta, ariko brocoli hamwe n'inanasi kubinyuranya ni uburyo bwo kuvura no kwikingira H pylori. Ibyo le bâtonnet de carotte, kurya karoti kwa kundi meze byo ngiro bwabyo gusa. Ibyo byose birakenewe kugira ngo abantu bajye barya ibintu bibisi, kuko ubuzima bwacu kubitewe no gushaka ko babuzima, iyo turi ibizima nabwo uba buzima bitagoranye. Ndagira nti rero mu ngingo nakunda ko buri wese yakwitaho kandi akazirikana, ni ukumenya neza ko dukeneye kwizera Imana, kugira ubwenge, kurya ibyiza kandi neza, kunywa amazi ahagije, gukoresha umubiri no kuruhuka bihagije. Nabyo birakenewe cyane. Iyo udatekereje neza, kubera iki se ari ngombwa? Iyo turuhutse, ibyo bya bindi byiswe gusinzira, hariho ijambo dusabwa kwitaho cyane mu kumenya. Navuga nti le foie est le maître de la détoxication. Umubiri w'umuntu impamvu ukeneye kuruhuka ni uko umwijima ari wo wa mbere mu gusohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Umwijima ukeneye kuruhuka rero. Umwijima wawe ukeneye kuruhuka, uko no gusinzira bihagije. Umwijima wawe ukeneye amahoro, uko no kubana n'abantu neza. Umwijima wawe ukeneye isuku. Umwijima wawe ukeneye kwishima. Umwijima wawe ukeneye imboga, kandi umwijima wawe ukeneye imbuto bitavanze.
mukunde kunkurikirana neza. Karangiza kubera iki le foie est maître de la détoxication. Umwijima niwo chef, niwo ugenga uko imyanda isohoka mu mubiri. Cet organe vital contient une grande réserve de sang. Uyu rugingo rubeshaho cyangwa se rushinzwe kubaho k'umuntu rukeneye amaraso ahora azigamwe ntashire, qui provient principalement de l'intestin et d'autres parties du tract gastro-intestinal. Aya maraso aza mu mwijima abavuye mu mara ndetse n'indi migabane yose ifite nk'uruhare ku gifu no kumara. Le foie contient également beaucoup d'enzymes, protéines capables de réorganiser la structure de certains produits chimiques. Umwijima ukeneye imisemburo mvuzo myinshi na protéines nyinshi zo kongera gusubiza umubiri kuri gahunda kuko washaje. Imaginez le foie comme un laboratoire de chimie. Jya utekereza ko umwijima ari laboratoire y'ubutabire qui peut créer, détruire ou altérer d'innombrables composés chimiques. Umwijima ni urugingo rufite umurimo ukomeye, ni nka laboratoire y'ibinyabutabire, ibyo kurya kugira ngo ubirye bihinduka ingohe, bihinduka uruhu, bihinduka igufa, bihinduka umwana, bihinduka amazi, bihinduka amaraso, bihinduka impyiko, mbese akantu kose karemeke umwijima urimo. Nicyo gituma usinzira neza, wirinde ibisindisha, unywa amazi ahagije, urya amavuta mu gitondo, yarangiza kugira ngo umwijima iyo uwangirije uba wangirije ikintu kinini cyane. Umwijima ubuhombye kuwurwaza ni nko kurwaza umugore muzima mu rugo. Kubw'ibyo rero bizakuremera, umwijima urakuzigamira, umwijima ukakuremera, umwijima ugashingwa kurimbura ibintu byose bikugwa nabi byasaziye muri wowe ndetse n'ibindi byinshi cyane. Noneho dans le foie, un système d'enzymes rend les composés toxiques ou étrangers inoffensives. Ariko umwijima mu mwijima ibintu byose by'imyanda byakwijemo bimeze nk'uburozi, n'ibindi byose by'inzaduka byawugezemo, umwijima ushinzwe yari muzima ushinzwe kubirwanya ukabibuza ku rugero, avant qu'il soit excrété dans l'urine, qu'il passe par l'intestin ou qu'il soit expulsé par la respiration ou la transpiration. Ati umwijima urabihindura ukabinyuza mu mara, ukabinyuza mu mpyiko, ukabinyuza mu byuya kugira ngo imyanda yari kukwica isohoke. Niyo mpamvu il s'agit de deux premières phases de la détoxication. Ni ukuri umwijima ufite iyo mirimo y'ibanze ibiri. Rero ntabwo nshaka kuwutindaho, mujye mufatana neza, murinde icyayi, murinde inzoga, yarangiza murinde kuryama mukesheje, murinde kurya amavuta nijoro, murinde guhora ushaririye utaba neza, yarangiza ubwo buryo mujye muha ibyo kurya bibisi ngo kuko bafata umwijima neza. Rero ntabwo twarangiza tutababwiye uko bawufata neza. Ufata onyo, karoti, pome n'amavuta y'ibihwagari. Ndasubiramo, ufata karoti nk'urukingo rukomeye rw'umwijima, ugafata onyo nk'ikiribwa kivura impagarike y'umuntu yose, ugafata pome nk'umuti bivuze ngo ni grand médecin de la famille, yarangiza ukabikatakata neza, yarangiza ugashyiraho amavuta y'ibihwagari. Iyo uze amavuta y'ibihwagari ugashyiraho ibiyiko bibiri by'ayo mavuta, ushatse wakora icyo bita smoothie, ni ukubisya kuko amashanyarazi yaraje, yarangiza tukayabyaza. Burya amashanyarazi ntabwo ari gusharira telefone gusa, si no gushyira kuri gaze gusa ngo uteke, ahubwo hari n'uburyo wategura n'utwuma twabigenewe ugasika imitobe yabyo ku badashoboye kubihekenya, badafite amenyo, abana bato, yarangiza abananirwa kwihanganira ibishaririye, yarangiza abo bose iyo ubiseye ukanywa icyo kintu bita smoothie, yarangiza ukanywa ibyo bikoresho ubuvuye ni pome, ni onyo, ni karoti. Ibyo nshaka ni kumwijima gusa, ariko ushyizeho indimu, yarangiza muri rwa ruhu rw'indimu icyo gishwa cyayo gifite icyo bita terpene n'ikitwa lycopene, yarangiza yo ifite no gukingira kanseri. Ibi bintu bishobora kuvura umwijima wawe ukabikoresha none. Wamara kubikoresha none, iyo uzi kurembye ugiye gukora icyo bita traitement detox, nicyo kuvura ukoresheje koza, gusohora imyanda mu mubiri. Biriya bintu bine, iyo ni indimu, ni pome,
ni karoti na onyo, ukabikatira hamwe, ukabisya, ukanywa amazi icyo nakwita igikoma cyabyo, yarangiza kuko si potage ntibitetse ahubwo bita smooth, yarangiza ukabikoresha 4 mu cyumweru niba uri kwikingira, ukabikoresha iminsi 7 niba uri kwivura. Ibi bintu biba bigenda kukuvura indwara nyinshi, ariko cyane cyane hera ku mwijima, kuko uvuye umwijima abavuye ingingo zose. Noneho niyo mpamvu ndi bugerageze kuvuga, ushyizeho nk'ubuki rero bwiza wabubonye, ubuki bukize iyo butatetswe ngo bushyushywe ngo buzimiza ko bita diastase, yarangiza uba ufite vitamine A, B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu, B ya 12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, niyo bita vitamine B. Niyo mpamvu bavuze ngo, aravuze ngo la miel une pharmacie naturelle. Nukuri ubuki nabwo yari bwiza buba ari farumasi bubiki wawe. Noneho ibi bintu bihujwe, ubwo twashyizeho amavuta y'ibihwagari, tuba tugiye gufasha abantu babandi batibiro buri munsi, abafite amaraso make, abakunda gusarara, abagwara mu muhogo, abagwaye asthma, inkora yakaye, abananirwa guhina ingingo, abahorana impatwe, abakirutse indwara, abagira ibinya nijoro, ababura igitukuriro, abiheba kenshi, abo bose bakeneye iyi ndyo. Iyo ni pome, ni karoti, ni onyo, ni indimu, yarangiza ushyizeho onyo ndayivuze, ushyizeho n'ubuki, noneho n'amavuta y'ibihwagari biko bibiri, ubuki ushyiraho akayiko gato cyane, yarangiza ukaba wivuye. Rero bavandimwe, imigabo n'imigambi ni uko tumenye neza ko ubuzima bwacu bukeneye kwitabwaho, kandi tukabufata neza, kwirinda kuruta kwivuza. Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.